Hari mu cyaro gituje kiri ku nkengero z'umugezi. Umukecuru w'umunyabwenge witwaga Mei Ling, azwi hose kubera kamere ye yuje neza n'ubuhanga budasanzwe bwo kubona ibyishimo mu bintu byoroshye. Mei Ling yabaga mu nzu nto cyane igoswe n'imirima myiza y'ibihingwa. Yayitagaho neza buri gihe. Abantu benshi inshuro nyinshi kandi kenshi bajyaga kumureba ngo bamugishe inama, kandi yahoraga yiteguye gusangiza ubumenyi bwe, mbese yari umuntu udasanzwe mu mitekerereze. Umunsi umwe rero hari nimugoroba, cya gihe izuba riba ritangiye kugaragaza amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, maze umusore muto cyane yaraje yinjira bucece mu murima wa Mei Ling, kuko yari yarumvise ibihuha bivuga ku bwenge bwa Mei Ling n'ubuhanga budasanzwe. Mbese umusore yumvaga ko uwo mukecuru ari umuntu udasanzwe, nk'uko nawe ubyumva wagira amatsiko yo kumenya uwo muntu ndetse n'ibyo atunze. Nk'uko uwo musore yibwiraga ko agomba kuba afite ubukungu bw'agaciro bwinshi. Rero bidatinze yahise yinjira mu nzu y'umukecuru yitonze, ashakisha ikintu gifite agaciro, ariko yaje gutungurwa asanga nta kintu gihari uretse ubwiza bwari bukikije iyo nzu ndetse n'amajwi atuje wagira ngo nta muntu uhaba. Uwo musore abonye Mei Ling yatekereje ko afashwe agiye gushinjwa ubujura, ariko Mei Ling yaramusetse gusa maze aramubaza ati, "Ikaze mwana wanjye, bigaragara ko waje ushaka ikintu cy'agaciro, ariko ndakubwira ko nta bintu bifatika mfite byo kukugenera. Icyakora mfite ikindi kintu cyagushimisha." Umujura yarabyumvise aratangara, ariko n'ubundi ashishikazwa n'ibyo yamubwiraga. Aramubaza ati, "Urashaka kuvuga iki?" Mei Ling yarebye mu ijuru aho ukwezi kwari gutangiye kurasa kumurikira isi mu mucyo mwiza w'ijoro, maze aramubwira ati, "Sinshobora kuguha iby'isi, ariko nshobora kuguha impano y'igitangaza. Dore ubwiza bw'iri joro bwarasiwe n'ukwezi." Umusore yarebye Mei Ling, amagambo ye amukora ku mutima, maze aramubwira ati, "Ariko se n'ubundi wampa gute ukwezi?" Mei Ling yahise aseka gahoro nk'aho hari ibanga agiye kumuhishurira. Aramubwira ati, "Funga amaso yawe, humeka neza kandi ureke ibitekerezo byawe bibohoke." Umujura yakoze uko bamubwiye, afunga amaso, maze yumva umutuzo utangaje uramusaga. Ubwo yafunguraga amaso ye, yarebye ukwezi maze akubona mu buryo atigeze abona na rimwe. Byabaye nk'aho ari mu butunzi budapimika. Imirasire y'ukwezi y'umweru itatse yarasaga hejuru y'umugezi, ikora inzira yaka cyane igana kure y'imbibi z'ijuru. Ubwo amaso y'umusore yuzura amarira, yicisha bugufi avuga ijwi rye ryuzuye ishimwe, aramubwira ati, "Urakoze cyane." Mei Ling amusubiza amusekera neza ati, "Ibyo ntacyo bitwaye, ahubwo ujye wibuka iki gihe. Ubwiza bw'ukwezi n'umutuzo uri mu mutima wawe, ujye ugumana ibi mu buzima bwawe, kandi ushake ubukungu nyabwo atari byo twakwiba, ahubwo ari byo duha abandi kandi dushimira." Ubwo uwo musore yasohotse mu murima wa Mei Ling uwo mugoroba atajyanye ibintu yibye, ahubwo ajyanye umutima wuzuye ibyishimo no gutangazwa n'ubwenge bushya ku bwiza burimo mu buzima bwa buri munsi. Kuva icyo gihe rero yahisemo indi nzira. Ntaho yigeze ajya ashaka kwiba abandi, ahubwo yashakaga ubutunzi bwihishe mu buzima bwe no mu bidukikije. Ubutumwa bukomeye muri iyi nkuru, ari naryo somo ry'ubuzima, ni ukumenya amahoro y'imbere, kwigomwa no gusobanukirwa ko impano zifite agaciro gakomeye zitagurwa cyangwa ngo zibwe, ahubwo ziboneka mu mubano tugirana n'abandi. Kandi tumenye ko iyo dutanga byinshi natwe twakira byinshi. Menya gushimira ubwiza bukuzengurutse, kandi ukoresha igihe cyawe ugirira neza abandi. Ibi ni byo by'ingenzi mu buzima. Murakoze cyane kubana natwe, mugire umugisha mu buzima bwanyu. Umwanditsi akaba n'umusomyi w'inkuru ni John Bosco kuri Bossine Official. Ndabakunda.